mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezwaho n'umukozi w'Imana Pasiteri Imana-Pst Sadock, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kuguha. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ikaze kuri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ryayo. Kandi nongere mbibutse yuko turi burebe muri Yakobo igice cya mbere, umurongo waho wa 2 ndetse n'uwa 3 ndetse n'uwa 4. Aya magambo ndagira ngo uyandike ku nkingi z'umutima wawe. Aya magambo abe reka nyite akabando wakwicumbagiriraho muri ubu buzima, kuko aya ni amagambo akomeye cyane, kandi ni amagambo yahindura imyumvire yawe n'uburyo ubona Imana, ndetse ni amagambo yagufasha kureba neza mu buryo bukwiriye uko ukwiriye kubaho ubuzima bwawe bwo muri uyu mubiri. Imana rero iduhana umugisha. Mwebwe abari hirya no hino, reka nongere mbahe ikaze kandi mbashimire cyane. Mwahisemo neza. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 hari amagambo atubwira ngo, bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu yuko gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gatoya. Aya magambo tumaze kuyasoma inshuro zirenze imwe, kandi ni amagambo ngira ngo nawe umaze kumva ushobora no kwisomera niba ufite uburyo bwo kuba wasoma muri Bibiliya. Kandi nongere nkwibutse ko wari ukwiye gutunga Bibiliya, wari ukwiye kuyisoma, wari ukwiye kwizera ibyo wowe ubwawe uzi neza ko Imana ivuga, apana ibyo abantu batekereza cyangwa se ibyo wumvanya abantu bavuga gusa utari wabibona mu ijambo ryayo. Mana udufashe kugira ngo kwizera kwacu kubashe kugera rwose kuri icyo kigero aho dutungana rwose tutaburaho na gatoya, nk'uko izindi ntwari zo kwizera byazigaragayeho zikavugwa ko zapimwe zigasangwa zishyitse. Mana rero ibi bintu nubwo bitumvikana neza mu matwi yacu ya kimuntu, uduhe kumvisha ay'umwuka maze tumenye uku kuri, kuko ibigeragezo bigomba kuza mu buzima bwacu, kandi ko igihe bije dukwiriye kureka kwizera kwacu kugasohoza umurimo wako. Imana rero dusenga kandi Imana twiringiye, twizeye neza tudashidikanya kudufasha, ukaducisha bugufi mu mitima tukumva kandi tukiga icyatuma tugendana nawe nk'uko abizera bandi babigenje. Urakoze. Nongere nguhe ikaze muri uyu mwanya mwiza, kandi nkubwira yuko tukireba ku kwizera hagati mu mayira abiri, noneho tugiye kureba urugero rw'umugabo witwa Yobu. Ibuka neza ko dukwiye kwemera ko ari iby'ibyishimo rwose igihe tuguwe gitumo n'ibitugerageza bitari bimwe, kandi tukamenya yuko kugeragezwa ko kwizera kwacu, hari abantu benshi cyane bavuga ko bafite kwizera, bavuga yuko bizera, ariko kwizera bavuga bafite iyo kutageragejwe ntabwo kwigera gukura, kandi ntikwigera kugaragara ko uko kwizera ari kuzima koko,
ari nayo mpamvu iyo ukomeje gusoma muri iki gitabo cy'umugaragu w'Imana Yakobo usanga yaravuze cyane ku kwizera, ndetse hari n'amagambo avuga abantu benshi cyane bakunda kuvugaho, kandi koko ni ukuri, gusa ntabwo bagera ku mwisho wayo ngo basobanukirwe neza n'icyo Yakobo ari kuvuga. Mu gice cya kabiri yavuze yuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, ariko se iyo mirimo yo kwizera ni iyihe? Ni nk'iyo tubona hano muri Bibiliya Imana yagiye ikorera mu bizera bayo. Imirimo yo kwizera itandukanye n'imirimo Sadock w'umubiri yashobora gukora. Ni imirimo ikomeye, ni imirimo yakorwa nyine no kwizera gusa, ni imirimo yakorwa n'Imana kubwo kwizera kumwizera, ntabwo ari imirimo yanjye nka Sadock w'umubiri. Rero Yakobo yavuze ku kwizera cyane, ntabwo ari byo nshaka tujyaho, ariko yavuze ko kwizera kuzima gukenewe ku mukristo nyakuri koko, kandi kwizera kuzima kugira imirimo. Ntabwo ari jyewe Sadock ufata imirimo yanjye nkayihindura iyo kwizera, ahubwo ni ukwizera kwanjye gukwiriye gukora imirimo yo kwizera, kandi iyo mirimo koko iyo ihari kwizera kwanjye kuba ari kuzima. Ntabwo ariyo ngingo nshaka kuvugaho y'imirimo, ahubwo ndimo kwivugira ukuntu umuntu akura mu kwizera binyuze mu bigeragezo, by'umwihariko kuno kuntu umuntu agera aho twise hagati mu mayira abiri, cyangwa se aho akwiriye gufata umwanzuro ukakaye, umwanzuro wo kwizera Imana, umwanzuro wo gukomeza imbere mu Mana, cyangwa se wo kwisubirira inyuma. Hari abantu benshi maze kubona bamaze gufata uwo mwanzuro uciriritse, ariko kandi ikibazo nsigara nibaza, nta gisubizo ngifitiye, nawe ushobora kutabona igisubizo. Ese koko kwizera kwabo kwari kuzima no mu ntangiriro, cyangwa kwizera kwabo kwari gupfuye? Ntago mbizi, ntabwo nagisubiza, gusa icyo kibazo njya nkibaza cyane. Iyo mbonye umuntu umbwira ati jyewe nahuye n'ikibazo, muye n'ikibazo nuko ncika intege nisubirira mu byaha ibi n'ibi, Imana ndayireka, ndibaza ngo ese koko kwizera kwe kwari nyako, cyangwa nta nubwo yizeraga mu itangiriro? Imana yacu idufashe, kandi Imana yacu itugirire neza. Yobu nawe kwizera kwe kwakuze binyuze mu bigeragezo. Hari abantu benshi, nanjye ndimo, tujya tuvuga ngo yewe ngo nahuye n'ikigeragezo muri iyi minsi, ngo nahuye n'ikigeragezo kinkomereye cyane, ngo yewe ngo narapimwe rwose, nahuye n'ibigeragezo. Utari wumva inkuru ya Yobu, menya neza yuko ibigeragezo byawe wari ukwiye kuba uretse. Wari ukwiye kuba uretse. Yobu yahuye n'ibigeragezo. Sinzi ko nabona amagambo nabivugamo atunganye yabiha uburemere bwabyo, kuruta ko nagushishikariza gusoma igitabo cya Yobu. Yahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, bikomeye cyane. Ariko kandi ikintu nshimira Imana nuko buriya Yobu yahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, kubera ko kwizera kwe nako kwari gukomeye cyane. Ese wagize ngo iyo Imana iza kubizi neza ko kwizera kwa Yobu kudakomeye cyane, uzi ngo yari kumuha bino bigeragezo biremereye gutya? Oya, yari ibizi neza ko Yobu ari umugabo ushikamye mu kwizera kwe. Imana yarabizi neza yuko Yobu ari umuntu udasanzwe. Ni nayo magambo ngira ngo urebe hano muri Yobu igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa mbere. Yobu yari umuntu udasanzwe. Dore uko Imana imuvuga. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari, iryo jambo nushaka kuricaho akarongo, yari umukiranutsi, irya kabiri utunganye. Yari umukristo utunganye, ushatse wakoresha ayo magambo. Ntabwo yari umunyedini,
yari umukristo utunganye. Mbese mu yandi magambo yari yarabyawe n'Imana, yari afite uku gukiranuka guheshwa no kwizera. Yari umukristo koko, cyangwa se yari uwa Kristo koko. Si ibyo gusa, ahubwo utunganye. Hano Bibiliya iri kuvuga mu migendere ye, mu mivugire ye, mu mikorere ye, muri bizinesi ze zose. Yobu yari umugabo utunganye. Imana itanga ubwo buhamya kandi iravuga ngo wubaha Imana. Yobu yubahaga Imana akirinda ibibi. Ntabwo yari wa muntu uhora avuga ngo yewe ngo rwose ngo nanyereye mbigwamo, nabiguyemo gutya na gutya. Oya, Yobu intambara yarwanaga yari yo kwirinda ibibi. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo ndagira ngo urebe ku murongo, waho wa nuwa kangahe? Reka ndebe umurongo wa 8. Imana yavuze ko Yobu atunganye. Irambwira ngo Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu? Turi gusoma igice cya mbere cy'igitabo cya Yobu, umurongo waho wa 8. Mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari nta wuhwanye nawe mu isi. Dore ikintu Imana yavuze kuri Yobu, nta muntu wari uhwanye nawe mu isi muri iki gihe. Niko Imana yabivuze. Mu yandi magambo, Imana yari igiye gushimangira ubudasa bwa Yobu. Ivuga ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Imana ibi bintu yari ibizi, kandi yari izi neza yuko Yobu atajegajega kuri iyi miterere ye, kuba ari umuntu w'umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi wirinda ibibi. Ibi bintu nibyo Imana yabonaga iyo yasomaga ubuhamya bwa Yobu. Ntabwo nzi imyaka yari amaze ameze gutya, ariko iki kintu Imana yari ifite kukivuga kuri Yobu, kuko cyari ukuri, cyari impamo, maze Imana imuhamya gutya. Rero wavuga uti wow, mbega umugabo, icyama ubuhamya nka buriya, icyama nanjye nkaba koko meze nka Yobu. Kandi koko waba wifuje neza, wari ukwiriye kuba umukiranutsi imbere y'Imana, ukaba utabarwaho urubanza. Ese rino jambo ndivugeho gatoya, byaba ari ingenzi. Hari abantu benshi cyane batekereza yuko kuba umukiranutsi bisobanuye ko uba utakwigera ukosa, uba utakwigera ukora icyaha. Ariko ndagira ngo turebe Bibiliya ikintu ivuga hano mu Baroma igice cyaho cya 4, umurongo waho wa 3 ndetse n'uwa 4. Abaroma igice cyaho cya 4, umurongo waho wa 3 ndetse n'uwa 4. Bibiliya irambwira ngo, mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Uyu nguyu ni Aburahamu, ari nawe sogokuruza w'abizera. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Nyamara ukora 4, ibihembo bye ntibimuhanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ndagira ngo utege amatwi uyu murongo wa 5. Uravuga ngo, ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Mu Bakorinto ba 2 igice cyaho cya 6, umurongo waho wa 21. Bibiliya irambwira ngo, Abakorinto ba 2
igice cyaho ntago ari abakorinto ba niho abakorinto ba kabiri igice cya 5 ahubwo mumbabarire umurongo wabo wa 21 haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha uyu ni Kristo. Bibiliya iri kuvuga utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ni gute duhinduka gukiranuka kw'Imana? Bibiliya tubwiye ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mu yandi magambo, Imana yo ubwayo yaduhaye gukiranuka kwayo igihe yaduhaga Yesu Kristo ngo apfe urupfu rubi ku musaraba. Noneho nitujya muri we dute tugiyemo mu kwizera. Mwene magambo, igihe twumvise abo turi bo ko turi abanyabyaha, ko ibihembo by'ibyaha byacu ari urupfu, iyo tumaze kumva ibyo ni nabwo dutangira kureba duhaswe cyangwa turehejwe n'umwuka wera. Mbese koko dupfe? Igisubizo cyarabonetse i Calvary. Mana yacu ishimwe cyane. Yesu Kristo Imana yamutangiye twebwe abanyabyaha kugira ngo apfe urupfu rubi mu cyimbo cyacu, hanyuma imibabaro ye, umusaraba we, urupfu rwe, guhambwa kwe no kuzuka kwe, ibyo byose icyo bihatse nitukizera twebwe abari abo gupfa tube tutagipfuye kuko hari uwadupfiriye ari we Kristo. Nitumwizera gusa ko umurimo yakoze Imana yawukoreye muri we ngube incungu y'ibyaha byacu, nirazima duhabwa gukiranuka kw'Imana. Yohana 3 umurongo waho wa 16 Bibiliya irambwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana Data wo mu ijuru yaradukunze cyane maze itanga umwana wayo w'ikinege. Yadukunze ryari? Bibiliya irambwira mu Baroma igice cya 5 ngo yadukunze tukiri abanyabyaha maze yerekana urukundo rwayo rwinshi rutagira akagero ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Kristo yapfiriye abanyabyaha, ntabwo yapfiriye abakiranutsi. Ni nayo mpamvu kwizera urupfu rwe nk'uko Kristo ubwe abivuga. Yohana igice cya 3 umurongo wa 14 Yesu arimo abwiriza umugabo witwa Nikodemu, yaramubwiye ngo nuko nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera abone guhabwa ubugingo buhoraho. Rero gukiranuka kw'Imana tuguheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro. Yobu yari umukiranutsi kuko yizeraga Imana. Mana ushimwe ko gukiranuka kwawe kudaheshwa n'imirimo, gukiranuka kwawe guheshwa no kwizera gusa. Yobu yari umukiranutsi kuko yizeraga Imana. Aburahamu yari umukiranutsi kuko yizeraga Imana. Nowa yari umukiranutsi kuko yizeraga Imana. Kwizera niko gutsindishiriza umunyabyaha maze urubanza rw'ibyaha rukamukurwaho agahinduka umukiranutsi. Yobu yari umukiranutsi kuko yizeraga Imana. Kwizera kwe niko kwamuhinduye umukiranutsi. Kandi noneho icyo ngira ngo turebe cyane kuri uyu mugoroba, Yobu nubwo yari umukiranutsi, Yobu nubwo yubahaga Imana, Yobu nubwo yirindaga ibibi, Yobu nubwo Imana yavugaga ko atunganye, Imana yashakaga kumuteza intambwe maze Yobu akagera aho atunganye noneho 100
100% kandi by'iteka ryose. Ni nayo mpamvu Imana yamushyize ku munzani kugira ngo agaragare ko ashyitse, kandi noneho kwizera kwe gukure, kwegere hejuru ku kindi kigero. Ndagira ngo tubirebe neza muri iyi nkuru ya Yobu, kandi ngushishikarize rwose kuzasoma iyi nkuru. Ni inkuru nziza cyane, ni inkuru yagufasha, nanjye yamfasha, kandi rikumfasha gukura mu kwizera, kubona ibintu nk'uko Imana ibibona. Mbega umugabo wari ukomeye mu kwizera, mbega umugabo wari ushikamye mu Mana, mbega umugabo watangirwaga ubuhamya n'Imana yo mu ijuru. Ariko kandi Yobu nawe yarageragejwe, yarageragejwe. Erega abana b'Imana ni lazima twitegure yuko ibigeragezo bizatuzira. Kandi Yakobo yatubwiye ngo mumenye ko ari iby'ibyishimo, ntabwo ari iby'umubabaro. Ntugasengane umubabaro nshuti yanjye, ntukiyame ibigeragezo, ntukanasenga Imana ngo ikurinde ibigeragezo. Ahubwo wari ukwiriye kumenya neza uku kuri kw'iri jambo, ukamenya ko ibigeragezo nibukugwa gitumo nibikugwa gitumo, wa mukristo we, ujye umenya ko ari ibyo kwishimira. Mu yandi magambo, ushime Imana, uvuga uti Imana ushimwe ko ubu ndi mu kigeragezo, kandi ndakwinginze ngo umfashirize muri iki kigeragezo, unyigishe ibyo ushaka kunyigisha. Kandi Imana ni ukuri rwose uzame gusohoka muri iki kigeragezo ngutunganiye biruse uko ngutunganiye ubu ngubu, maze urebe ngo ibigeragezo urabigotomera nk'amazi. Yobu Imana yashimaga, Yobu Imana yemera yuko anyura mu bigeragezo. Ndagira ngo turebe n'ubundi muri Yobu igice cya mbere, guhera ku murongo waho wa 13 kugeza ku murongo wa 19. Ndagira ngo urebe ukuntu Yobu yageragejwe mu buryo bukomeye buruta ubwo nge nawe twageragejwemo. Ahari wenda waba warageragejwe bingana n'ibyo Yobu yageragejwe simbizi, ariko ndagira ngo urebe kuko Yobu yarageragejwe, yarageragejwe. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza imbitsi kuri Yobu iti amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Nige warokotse jyenyine wo kubikubikira. Uyu nguyu ngo ataricara akibivuga akitsa atyo, ngo akimara kubika ibyo haza undi ati umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Nige warokotse jyenyine wo kubikubikira. Reba irindi jambo ngo akivuga ataricara, haza undi ati abakarudaya biremyemwo ibitero 3 bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu bawe inkota. Nige warokotse jyenyine wo kubikubikira. Ngo akibivuga haza undi. Uragira ngo ni ibintu byonyine Yobu yanyazwe se? Oya, ngo akibivuga haza undi ati abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka 4 z'inzu, maze inzu igwira abo basore barapfa. Nige warokotse jyenyine ngo kubikubikira. Mu yandi magambo, bum 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 bu, akibivuga dore uko byagenze. Indogobe ndetse n'amapfizi
byararishaga biba biranyazwe. Uyu nguyu akibivuga ataricara, haza undi uje kubika iby'umuriro watwitse intama n'abagaragu. Uyu nguyu akibivuga haza undi wo kubika iby'ibitero by'abakarudaya byaje bikanyaga ingamiya. Uyu nguyu akibivuga haza undi uje kubika iby'inzu yagwiriye abana ba Yobu. Ubutunzi, abagaragu, abana, uko byakabaye mu minota ntazi umubare wayo, ariko vuba vuba mu kanya gato byari bigiye. Dore umunzani, dore igipimo. Yobu ibi bintu byose ari kubibwirwa, yicaye aho ngaho abibwirwa n'abagaragu be barokotse, baje bahumagira bamubwira bati nijye jyenyine urokotse, nijye jyenyine urokotse, nijye jyenyine urokotse. Mbese benshi mu bagaragu be bari bapfuye, abakobwa be n'abahungu be bari bapfuye, ubutunzi bwa Yobu bwari bwagiye. Ariko ndagira ngo urebe Yobu imyitwarire ye. Yobu ahangaha yagaragaje neza ko yizera Imana, yagaragaje neza ko Imana ifite umwanya ukomeye mu mutima we, kandi ko Imana ifite umwanya wa mbere mu mutima we. Yobu igice cya mbere hano ku murongo wa 20, Bibiliya iratubwira ngo Yobu ahera ko arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi, arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, baba bana niwe wabampaye, baba bagaragu niwe wabampaye, zaba ingamiya niwe wazimpaye, yaba amapfizi niwe wayampaye, intama niwe wazimpaye. Byose ni Yesu wabimpaye, ni Imana yabimpaye. None ubu ngubu ndizera ko ubwo ariyo yabimpaye, ni nayo ifite ubushobozi bwo kubyisubiza. Uwiteka dore uko yamuvuze, niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Yobu ashima Imana. Mama we, ibuka rya jambo ryo muri Yakobo abwirijwe n'umwuka w'Imana yaravuze ngo mumenye yuko ari iby'ibyishimo nitugubwa gitumo n'ibitugerageza. Yobu agwiriwe n'ibigeragezo bikomeye nk'ibi. Mbese yari guhambate abagaragu be benshi ntazi umubare. Mbese Yobu yari gushyingurate abana be, abakobwa n'abahungu, kuva ku mfura kugeza ku muhererezi, yari bubashyingurate. Yobu mbere yo gukora ibyo byose, Imana iratubwiye ngo akibyumva, kimara kubyumva, iyi niyo myitwarire yagize, ngo Yobu yikubita hasi ashishimura imyenda ye, maze Yobu aravuga ati Mana rero ni wowe wampaye abana, ni wowe wampaye amatungo, ni wowe wampaye abagaragu, ni wowe wangize uwo ndiwe, yewe ni nawe watumye mva mu nda ya mama nkabaho. None ibyo wampaye urongera urabitwaye, rwose Mana izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dore imyumvire disi we ya gikristo, dore imyumvire y'abantu bizera Imana, bamaze kurenza amaso yabo ibi ngibi bifatika ku buryo bitabateranya n'Imana. Yobu akomeza kwizera Imana. Uzi ngo nibyo byonyine se? Nakubwiye ngo Yobu yarageragejwe. Reba mu gitabo cya Yobu n'ubundi igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 9. Satani ntabwo yerekeye aho. Satani yakomeje gupinga gukiranuka kwa Yobu. Satani yakomeje gupinga ukwirinda ibyaha kwa Yobu. Satani yakomeje gupinga kubaha Imana kwa Yobu, akagira ngo arimo guhima Yobu, kumbe yari arimo kumukuza mu kwizera. Yari arimo gusunikira Yobu aho atunganirizwa rwose, maze aragenda arongera akora ikindi gitero.
Yobu amaze gupfusha abana, amaze gupfusha abagaragu, amaze gupfusha amatungo ye, ibintu byose bimushizeho, asigaranye n'umugore we, Satani ngira ngo yararebye ati ariko se koko Yobu koko arizera? Imana yo yari ibizi ko yizera, kandi Imana yemeye ko Yobu ageragezwa bene aka kageni. Maze ndagira ngo urebe icyo umugore yamubwiye. Uwari ukeneye umuntu umuba hafi ngo amubwire ati mutware ihangane, ngo amubwire ati inshuti yanjye ihangane, Imana nta kintu itadukoreye. Imana yatugiriye neza inshuro nyinshi, ibuka ibyo Imana yadukoreye. Uwakabibwiye Yobu, dore icyo yamubwiye. Murongo wa 9 w'igice cya 2 mu gitabo cya Yobu, ngo umugore we aramubwira ati mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ibaze nawe icyo kibazo kiri kubazwa umugaragu w'Imana Yobu, umukiranutsi w'Imana. Mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Iri jwi kuri jye ntabwo ari iry'umugore wa Yobu gusa, ahubwo numva ari Satani wari uvugiye mu kanwa k'uyu mugore agira ngo ace Yobu intege. Dore ijambo yongeyeho, ihakana Imana wipfire. Ni nkaho yarari kubwirwa ati byarangiye. Yobu ahangaye yarahagaze hagati mu mayira abiri, harareba ati se koko uyu mugore ni utinyutsa mbwira ibi? Uyu mugore twashakanye, twabyaranye, twagendanye, akabona ibitangaza by'Imana. Uyu mugore twajyanye gusenga, twatambanye ibitambo. Uyu mugore twashimanye Imana. Uyu mugore twabonanye iby'Imana ikora. Niwe umbwiye ibi koko ngo ni nihakana Imana, mvuge ko nta Mana ibaho, nyituke kugira ngo mpfe? Inyungu se ni iyihe? Ariko ibi byose Satani yaribeshyaga Yobu, ntago byamuciye intege. Yobu ntibyamuciye intege, ahubwo mu murongo wa 10 w'iki gice Yobu dore ukuntu yashubije, byerekana imyitwarire ya Yobu. Ntabwo Yobu yavuze ati yego sheri, reka tuyituke, reka dukora ibyo dukora, n'ubundi nayo yaturetse. Oya, Yobu yashyiraga Imana ku mwanya w'imbere. Abwira umugore we, aramubwira ati uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana? Abantu bose baravuga bati haleluya, Imana iduhaye ibi, Imana iduhaye ibi, Imana iduha ibi, Imana iduha ibi, Imana iduha ibi. Ariko reba ikintu Yobu yakurikijeho kuri iri jambo, ese twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Mu yandi magambo Yobu yaravugaga ati Imana ni Imana, yaduha ibyiza, ariko inashatse yakwemera ko ibibi bitubaho. Byose bifitiye ubutware, ibifitiye uburenganzira, kandi byose yabikora mu rukundo idukunda. Erega wagira ngo Yobu yari yarasomye Yakobo igice cya 1 umurongo wa 2, aho Yakobo yavuze abwirijwe n'umwuka w'Imana ngo erega bene data mumenye yuko ari iby'ibyishimo nitugubwa gitumo n'ibitugerageza. Ndimo kwibaza abakristo n'abakristo bangahe bavuga ngo amen kuri uyu murongo, bakavuga bati mumenye yuko bene data, mumenye yuko ari iby'ibyishimo, yemwe muzazana amashimwe nimuhura n'ibigeragezo, nimucuruza mugahomba muzashima Imana, nimurwara mukaremba muzashima Imana. Ndibaza n'abakristo bangahe bashima Imana nk'uyu Yobu, bakavuga bati ni koko rwose Mana ushimwe, erega mu kuboko kwawe hashobora kuvamo ibyiza, ariko kandi n'ibibi byaturuka mu kuboko kwawe kubw'inyungu zacu. Mana ushimwe niba n'ibi bibi wemeye ko bitugeraho. Ndibaza ni bangahe Yobu
abana be barapfuye barashize, Yobu abagaragu be barapfuye, Yobu amatungo yarapfuye, byose biragiye. Yobu ashima Imana. Imana isigara igifite umwanya wayo wa mbere n'icyubahiro cyayo. Umugore wa Yobu aramubwira ati, reka ibintu byawe byo gukiranuka bivemo, nta mpamvu yo kwirinda ibyaha, nta mpamvu yo gukunda Imana, nta mpamvu yo kuyizera, yireke rwose, yituke ubundi n'ubundi wipfire. Yobu ntiyava ku Mana. Ku munzani ahagararaho neza, arapimwa asangwa ko ibiro bye byuzuye. Uzi ngo byahagarariye hose? Reka da, iyo usomye hepfo gatoya, ndagira ngo urebe aya magambo. Hari inshuti Yobu yari afite nyinshi cyane. Nawe ibaza umuntu wari umuherwe akaba n'umukiranutsi. Iyo usomye neza igitabo cya Yobu, Yobu ubwe yivugira ko yari se w'imfubyi. Mu yandi magambo, yafashaga abantu benshi bababaye, yafashaga indushyi, yafashaga abakwiriye gufashwa. Ndetse Yobu yari afite n'izindi nshuti ze zitari zikeneye ko azifasha, ahubwo zari inshuti yari afite. Iyo usomye hano ku murongo wa 11 w'iki gice, tubona neza yuko hari umugabo witwa Elifazi, tukabona Birudadi, tukabona Zofari. Aba bagabo nabo uko ari batatu baje ngo kureba Yobu. Ngira ngo ahari bari bavuze bati, reka tujye kureba mucuti wacu, tumarane nawe igihe tunezerewe, twishimye, tumeranye neza. Hanyuma ngo baraza bamarana nawe iminsi 7. Iminsi 7. Rero iyo usomye igice cya 3, Yobu ahangaha umubabaro wari umaze kumurya, kuko Yobu ntabwo yari yapfushije abana, ntabwo yari yapfushije abagaragu, ntabwo yari yapfushije amatungo gusa, ntabwo yari yabuze umugore we, ntabwo ibyo ari byo byari byabaye gusa, ahubwo ibishyute, ibisebe byari byaje byuzura umubiri we wose. Maze ngo Yobu aragenda, umubiri umuhindukira ikibazo gikomeye cyane, ngo aragenda aryama mu ivu. Nta mugore wari uhari wo kumushima, nta mwana wari uhari wo kumufasha, nta mugaragu wari uhari wo kumwitaho. Yobu yari afite agahinda gakomeye cyane, yari mu mubabaro ukomeye cyane, haba ku mubiri haba no ku mutima. Yobu ntabwo yari ari mu bihe byiza. Maze ngo inshuti ze zirahagera, zimara iminsi 7 zitavuga, zimara iminsi 7 zirira, zimara iminsi 7 mu mubabaro, zibaza ikintu zakora, ariko nta n'umwe wari ufite icyo yafasha Yobu, kuko Yobu yari ahagaze ku munzani. Reka nkubwire uku kuri inshuti yanjye, niba uri umukiranutsi w'Imana, cyagihe igihe uzaba uri gupimwa, nta muntu n'umwe wagufasha, kuko umunzani ugomba kuwuhagararaho wenyine kugira ngo ukure. Nta muntu wabwira undi ngo reka dukurane inshuti yanjye, ntabwo byakunda. Yari ahagaze hagati mu mayira abiri, agomba gutera intambwe akegera imbere mu kwizera, akagera aho atunganirizwa rwose. Maze inshuti ze nyuma y'iminsi 7, Yobu ngo aratobora, kuko zo nta wavugaga. Yobu ngira ngo yaravuze ati, yewe reka nzibwire agahinda kandi ku mutima, maze ngo yivayo. Uzasoma iki gice cya 3, Yobu abahuruturira amagambo yuzuye umubabaro, yuzuye agahinda, yuzuye rwose kubereka uburemere bw'ibigeragezo ari kunyuramo. Maze Yobu ngo ababwira amagambo menshi, maze haguhagurukira Elifazi. Aravuga ati, yewe nta kuntu ibi byakubaho utarakoze ibyaha, nta kuntu waba uri umukiranutsi. Mbese ni nkaho bamubwiraga bati, banza wihane disi we. Nusoma neza igitabo cya Yobu igice cya 38, oya guhera kuri iki gice cya 3 ukagenda ukazageza ku gice cya 37, izi nshuti ze uko ari 3 zagiye zisimburana mu kumushinja ibyaha. Aho kumubwira ngo ihangane inshuti, aho kumubwira ngo komera ku Mana, aho kumubwira ngo reka da,
ahubwo bamushinjaga ibyaha. Bamushinja ibyaha. Mwene magambo bitandukanije nawe, abura umuntu n'umwe wahagararana nawe mu kwizera. Iyo ngeze aha nibuka igihe mu buzima bwanjye ndetse n'umufasha wanjye twigeze kugira ibyago. Umwana wacu wa mbere w'imfura ntabwo ariho, ari mu ijuru. Mwene magambo yumvikana, madamu yakuyemo inda, atari ku bushake ahubwo kubw'impanuka, kubw'impamvu tutanazi nako. Hanyuma bibaye gutyo, hari inshuti zitadusuye, zitagize rwose n'icyo bizibwiye, ntacyo byari bitwaye iyo baza kwicecekera. Ahubwo nagiye kumva, numva inshuti yanjye yabwiye indi inshuti yanjye ngo erega buriya impamvu umwana wabo yapfuye nuko bagiye ku mupfumu, hanyuma ibintu ntibyagenda neza. Nabaye nkurigise, ariko nsanga isi irakomeye, biranga, ndigita muri njyewe, numva ndashonze nk'isukari. Nibaza nti koko nuriya niwe wavuga ibyo? Kuko ntabwo nigeze njya ku mupfumu. Yewe hari n'ibindi bigeragezo byinshi. Inshuti zaguhindutse biragatsindwa, bigira uburemere bukomeye cyane, byarandiye. Abantu barakubwira bati yewe imyaka 26, 28, 30 irageze utari washaka. Yewe ufite umuvumo, wakoze ibyaha. Niba atari nawe ni so wabikoze, cyangwa ni nyoko. Niba atari nyoko ni sogokuru wawe. Ufite umuvumo, ntushoboye kubyara. Aha, ufite icyaha, ufite icyaha, ukwiriye kwatura. Niko uracuruza ugahomba. Aha, ufite imizimu y'inyatsi kubera ibyaha wakoze, cyangwa so yakoze, cyangwa sogokuru wawe yakoze. Niko wabuze akazi, ufite inyatsi. Niba ari inyatsi simbizi, ariko nta muntu nari numva avuga ati wowe ufite umudayimoni w'ubukire, none ukwiriye kwirukana uwo mudayimoni w'ubukire. Oya, abantu benshi bakundiye umudayimoni w'ubukire, ariko ubukene aterwa n'ibyaha. Ubukire we sinzi ikimutera. Ibyo ngibyo icyo mbivugiye nuko abantu bavuga ko hari umudayimoni w'ubukene. Nkatekereza nti niba hari umudayimoni w'ubukene, nta kuntu hataba hari uw'ubukire. Yobu ibi byose abinyuramo, ariko Yobu ntabwo yigeze ahunga cyangwa se areka kureba Imana. Kuko hano ku gice cya 23 ndagira ngo turebe aya magambo. Yobu 23 tubona ko Yobu yarushijeho gushaka Imana. Hagati mu mayira abiri, hagati mu bigeragezo by'inzitane, Yobu yarushijeho gushaka Imana. Yobu agira inyota. Ntibyari bibujije ko afite umubabaro, ntibyari bibujije ko afite agahinda, ntibyari bikuyeho uburibwe bw'umubiri yari afite, ntibyari bikuyeho urwango yanzwe n'umugore we, ntibyari bikuyeho amagambo noneho y'izo nshuti ze zitanatashye byibura ngo zimureke, ahubwo zikamuhagarara hejuru, bakarya, bamara kurya bakabwira Yobu ukuntu ari umunyabyaha. Maze Yobu ngo yumva arushijeho gushaka Imana. Ku murongo wa 8 kugeza ku wa 11 Bibiliya irambwira ngo dore nigira imbere ariko ntuhari, nasubiza inyuma nkayibura. Yavugaga Imana. Mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Ariko izi nzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu, ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinateshuka. Uyu murongo niwo nashakaga wa 11.
igice cya mbere ku murongo waho wa 20 tubona amagambo Yobu yavuze yerekana kwizera kwe, yerekana ukuntu Yobu yari akomeye mu kwizera. Igihe abana be bari bapfuye, imitungo ye yose igiye, Yobu yavuze yuko Imana ariyo yabimuhaye kandi Imana ariyo ibyishubije. Mwene magambo ntabwo yabitungaga amaso, ntabwo yabyizeraga, yizeraga Imana. Iyo ugeze hano mu gice cya 20, mumbabarire, igice cya 19 umurongo waho wa 25 ni naho ngiye gusubikira. Yobu 19 umurongo wa 25, Bibiliya irambwira ngo ariko jye ubwanjye, Yobu yari afite kwizera, jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Hagati aho mu bigeragezo Yobu yarebaga Imana, ndetse Yobu yatangiye kureba neza n'amaso yo kwizera, akareba hakurya y'urupfu. Ndagira ngo nkwibarize inshuti yanjye, mbese hagati aho mu bigeragezo ureba Imana? Mbese hagati aho mu bigeragezo wizera Imana? Imana ibahe umugisha mwe mwese twari kumwe, kandi reka mbabwire ko mushaka kutugeraho cyangwa se mwifuza ubundi busobanuro cyangwa indi nyunganizi, yewe namwe mubaye mushaka kuyiduha mubwirijwe n'umwuka w'Imana, mwatubona kuri iyi nimero ya 0783001646. Imana ibahe umugisha. Bye bye. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukunda, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guhagakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguhe umugisha. Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.